bahaye ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye tubifuriza kugubwa neza. Ndi kumwe na Revera Pasteur Juste umeze neza? Meze neza cyane ndashima Imana. Na Marinette hafi aho ngaho. Ko tayamanuye Juste. Oya iyo nyamanuye mbura views nazamura nkabona views. Abantu urumva haba harimo utuntu. Urumva abantu banshinza kugira amaso ngo atukuye. Rero arigiye nanjye nyine ubunaguze rinete kugira ngo ntazaya zabarote. Usanga banshinze ibintu byinshi. Uziko abantu bavuze iki? Nk'abantu kera baravuga ngo nta ntugu ngira. None nkagenda numva byanteye ikibazo. Nanjye kuko nirebye nsanga nta ntugu ngize nte ufite. Kandi ntugu by'ukuri ndazifite. Wenda ntizicumye gutya. Yego. Ariko ndazifite ino. Aho ngaho ni haba harimo imitsindo Juste. Muri nete. Kubera ko dere views zaranabuze. Ngeze amahirwe zaba ziri ubu namenye ikintu. Kagire nkuru namenye ikintu. Ntihazagira umuntu ugukanga. Urumva? Kubera ngo ugize amahirwe hano wakubitira bikavamo. Ukubitira. Papa bitangaza ntiyigize ari shababu ntizavuye nuko ahantu hose wakanda Ezekiel ntiyigize ikihebe yigize ikihebe ntizavuye rero twagiye kwa Sirasi Nzabahayo uzwi ku izina Ibyesu ni ku murongo. Yego. Byavuzwe ko yafashe umwana ku ngufu utujuje imyaka akamutera inda. Nyuma ari ku rukiko ruza kugaragaza ko binamuhama ko ADN nyine zemeza ko umwana ari uw'100% ajyanwa mu igororero rya Bugesera. Yego. Aho twese tuzi nk'iririmo mu igororero ry'akarere ka Bugesera. Yego. Mu kugezwayo ntago tuzi icyatumye nanone arekurwa ngo abaye iki umwe. Gusa birashoboka ko ikigo gishinzwe gupima ADN ko wenda cyakwibeshya mu byuma. Ibyo bibaho. Kandi burya mu rukiko ntago hakora icyitwa hakora ibimenye. Ubundi iyo umuntu uvuga ijambo rimwe akavuga amagambo 100 ugomba kumenya ko uwo muntu ari ikintagazi, ari ikintu kiri aho ngaho. Nawe urabona uyu mujyama ahubwo niwe warindagije Sirasi. Uyu ni nawe wavuze ko igikapu Sirasi agendana kirimo ibirozi. Abibwira Kariza. Yego. Noneho ni ukuvuga ngo iyi voice umuntu yumvishe neza. Yumvishijemo ko harimo ko Sirasi ari gutanga amafaranga ayanyujije kuri uyu mugabo mu rwego rwo kugira ngo yashyitse kuri Divine. Divine ataza gusakuza. Sirasi akaba yasubira hehe? Muri gereza. Bisobanuye ngo Divine yahawe ceceka. Nuba ngo Divine yahawe ceceka ariko muri promesse bitasohoye. Kuko nizi senkani 51 yabyoreje Salomo mu byumvishe muri voice. Salomo ari imiriro. Mwana baramutegera baravuga utumaze igihurya. Ariko ntago twakwishyuje n'ipura. None se Sirasi ntabwo yaba yaraganiriye na Divine mbere yo kwajya kwanoza ariko Juste nawe rwo uretse ka ibintu Sirasi yemereye Divine nta na kimwe yageze asohoza. Mwibutse ko bivugwa ko uyu Divine n'ubundi ari mu bantu bakoresheje inyoroshyo mu rwego rwo kugira ngo bize kugaragara ko atari mineri. Ariko ibihamya birahari ko Divine yari mineri. Uyu Sirasi agasubiraho guhiga ibyangombwa yohereje uwo mu rwego rwo kugira ngo Sirasi afungurwe. Ibi ni mu byumva ntago nishimiye ko Sirasi yafungwa. Ahubwo nawe agomba guhabwa ubutabera. Ariko mvishe ko uyu mwana ari uwande harwa Sirasi biri gushakishwa ukuntu ngo uyu mwana yakwandikwa kuri Sirasi. Ariko Sirasi akagira ikibazo tusa nkiyandikishaho umuntu witwa Kariza nashaka ukuntu arihinduza. Ariko se Juste Divine we yivugiye neza ko urumva yikundira Sirasi nta kintu ngo bapfuye. Ariko Divine akaba asigaranye ikibazo kimeze gutya nuko bamushutse agashwana nande na Kariza. Uyu munsi wa none Akariza afite ikibazo ko Akariza atanamuvugisha. Ahubwo Akariza ahantu uri ongera uhamagare Divine umwegere nk'umubyeyi nk'umuntu umurusha imyaka. Wongera umusabira ubufasha cyane ko wumvisha ko ibyahabwa ngo ababyeyi batabyimiramo agacupa. Bivuze mu ijwi mwabyumvishe.
ni ukuvuga ngo rero uyu mwana akeneye kwitabwaho Kariza witsindwa ngo ni ukubera iki kimahuro cyitwa Salomo kandi iki kimahuro urumva cyafashe Divine kimuvana kwase ngiye kwa Paul barambwuti Silas ni wahamagaye Divine aramwibwira uti nsanga i Kigali muransetsa mukuru wa Divine yigiraga gutya ngo ubwo rero ngo uransetsa ngo umwana wishakiye umugabo weho ngo yari yashyushye we ngo zinga yashyushye azinga yashyuhaganye ngo zinga yashyushye ngo zinga yashyushye ngo sinawe warosa mugeraho ngo umwana yibereye kunuzi kandi kumbi umwana agiye kwanda umwana Silas umufite ari kurara kwa Salomo Salomo akamwegeka ahantu ku gakuta uyu mwana bamupime eze baramupima iki baramupima sida eze Salomo arwaye sida siyamurongora Yega buriya ntago sida ari nacyo kirwara gusa abona za mburugu na za kokorishi na za rubagimande n'imitezi ibintu byinshi ko byagaragaye ko uyu mwana nawe amaraso ye ashobora kuba ari muri ya maraso ataresista adakanga ibintu abasirikare afite ntago bahagije gukubita uburwara nk'ubwo hirya ariko se Divine buretse Silas wagayitse nk'umuntu Bruce Melody yatuje akanwa kakaririmba indirimbo ye uragayitse gufata umuntu nka Salomo ukamwinjiza muri diru ahubwo nk'ubwo kujya utamfashe ngo nkwinjirire muri diru diru yawe irangire neza none dore diru akaga bigiye kugukururira nakahe dusoza nako gusubira muri gereza kandi Silas iyi gereza agiye kwinjiramo ubu ndatekereza ko nimba agira na passport simbizi ubu yagiyemo umutuku ku buryo nanagera ku mupaka urubanza rwaragize ariko uzi ko usekeje buriya cyo koze ndabyemeye amaraso aravuga buriya amaraso aravuga uko yaba support uzi ko se buriya amaraso ya Divine ari Silas ari kumugenda inyuma kandi se yaravuze ngo ese wa Divine yaravuze ngo ngiye ntacyo mpfa na Silas uzi ko wasanga Silas yarafunguwe kugira ngo Imana ahubwo imutamaze noneho n'abantu bajyaga bashyira mu rujujujuju none se birangira agiye hanze ku mugaragaro neza ise wa Divine birangira Imana imuda nk'ubu biri kuvuga ko uwitwa Silas yaciye umugore mu Gatsata abana Silas akajya yishyura 100 bya buri kwezi kandi akajya afatanya na Helena kwambika abana no kubaha ubwisungane mu kwivuza mituwe byabanaramo harya Radiant buriya bayivurizaho na Radiant buriya nabyo y'abakira ari kuri Radiant ntago bayivurizaho n'ibinyabiziga harya ariko turatuna bamamara erega buriya kwera nani modoka dutunze nicyo kibazo duhuye nacyo abantu batwihanganira uzi ko ari byo mwana nicyo kibazo mwana tuba duhuye cyane rwose noneho rero yego uyu Silas mu gufungurwa ubwo noneho niho tugeze yego si tuhageze ubwo damu niho tugeze uri kuvuga se ngo niho tugeze mikoro zitari kandi tiziziriho niho tugeze ute yego niho tugeze kwa Silas ahangaha tubyihurire yego aho mubyorere yego noneho muhagikemwe aho ngaho yego tuhagike hano hasi oya hasi ntibahagera ahubwo hagikamwe aho muri therapy aha twigendere bene data ikintu nje kubabwira abantu hano bashatse kumenya Silas afungwa ate bigenzura uyu Silas rero ikintu dupfa yego ikintu mwapfuye Silas yarambeshye ngo ngiye naramuvuze ngo ndamuharabika ngo Kariza yaravuze ngo numurozi ngo ubwo nanjye ngo navuze ko Silas aroga yego ariko ndaje nze mbaviri muzi ni muzingo uyu Silas mwizeye mu mumenye yo buryo roga se cyangwa yo buryo oya umutipe wa Silas yizeye ndi buhaze we yivugiye ubwe n'amajwi arahari avuga ko igikapu Silas agendana kirimo uburozi ndaje nze nguhe message aba ariyo tuza gutangiriraho mite mbabwira kujya Nyamata no kuvayo n'ukuntu twabuze Divine naho yari yagiye reka nzubanze nkubitiremo iyi message noneho iyi message uze no kuyishyira kuri thumbnail have se kade abantu bamenye isambo
igisambo we igisambo ubundi hari ibintu bitajya bikinishwa kuri iyi mihanda agahuru kahuye n'iki ubundi ngo umuntu nagusurira yego ntumusurire umwakwita iki akwita ko nta kibuno ugira kiburani akwita ikiburani urumva ndagira ngo usome iyi message tamu urayinyohereje oya ndashaka ngo telefone yanjye usome iyi message yimereze urumva iyi message uyisome witonze izamuke yego uyisome nonze mita nigira hehe mu mwandiko mita nigira inyamata reka twisomere message yego nari mbizi neza ko mwandiko aha nari mbizi neza ko mwandikodingaga biriya byose nabikoreye ubushake nari mbizi ko muri abagambanyi ariko atansiyo akariza anyitondere inkuru ze naziretse ni ikiganiro nasoje ariko yanditse nabi n'ikiganiro nasohoye yego n'ikiganiro nasohoye nyine yego ni nasohoye nagisibye ankoraho ikiganiro nankoraho ikiganiro anyite nankoraho ikiganiro urumva ariko yanditse nabi reka ugenda nawe umuntu wize uba ugomba gutaruka ukamenya icyo umuntu ashaka kuvuga yego nankoraho ikiganiro anyitegura urumva kuzakiryamo ayanyuma niba akunda ubuzima bwe nge anyitondeho sindi Sirasi umugira inama mbona atumva yari yanditse mbona atumva ndi umwana w'umushi n'umwana w'iki w'umushi n'umwana w'iki w'umushi urumva araza kunaho ubutuna kandi nawe naguhaye ayanjye urambwira ukuntu wakira amafaranga y'uyu muntu niwayansubiza ubyibuke mujye mwitonda mutazakina n'ibibagarika niba mukunda ubuzima bwanyu munyitondeho pe kandi amatwi ari mu rupfu ntiyumva nge sindi Sirasi mwigirijeho ankana nge ndi umwana w'umushiburo nta makuru mufite na biriya mwagiyemo ntimuzi icyambwiye ko buri buke mujyayo mugasanga divine nariyo ako konyine kababere ihurizo mbisubiyemo ngo nyamwanga kumva niyanze no kubona ese wabaye nahise musubiza utari ko wabaye iki wabyumvishe neza telefone yanjye rero iramumpereze mbahe ikintu bita umwandiko yego umutipe w'ikiburaburyo w'ikiburaburyo umutipe w'ikiburaburyo witwa Salomo uyu Salomo impamvu afite IQ iri ku rwego ruri hasi cyane yego ewana uyu mujyama yarampamagaye Salomo se uravuga wa wundi guherutse uriya ejo bundi nabonye ukorana ikiganiro divine aha uyu mutipe twa Salomo nje yaratangiye arampamagara yego arambwira ngo afite amajwi ngo ya divine ngo avuga ko Sirasi batabyaranye tujye kuyakora yego mugira inama n'amajwi yose nzayazana ntabwo rero Salomo ambwira urugendo rwo kuva icyangugu guhura na Sirasi ibintu nk'ibyo byose numva ni inshuti na Sirasi ibyo Sirasi yamwemereye atigeze amuha ibiki ako kanumvishamo k'amafaranga ni kwa kundi ugira umuntu inama wamara kumugira inama wajya nko mu kiganiro ukabona tike yakamye namuguti ntiza bibiraho anyohereza igihumbi bwa mbere anyohereza icya kabiri message nazo ndazifite nimba ari yaguhaye bibiri yampaye bibiri bye ariko uko yabyanditse muri message nta nayo nzamwishyura nta nayo uzamwishyura tumukuri inzira ku murimo bose anabyumve ntayo nzaku nje sinjya nishyura wewe Salomo we peti weho wa mwana we wowe wa mwana we Salomo ku kibuno
kugira ngo nundi munsi tumuzanira umwuko umenye ubutahano uriya ni itindu uriya we ni itindu umungwara niwo nzazana tuzamukubita kuko abana nk'aba ugira inama ntibumve oya twazamukubita iboberi we uretse gato kandi noneho nzamukubitiza akabwana iminsi 5 amaze arongora divine amusambanye oya buretse nzabaza nimba uyu mwana mwaramugize agatobero nk'agakimbwa urumva nukuvuga ngo nzabibabaza ahave kanikomereze nibwire abakunzi bacu badukurikira nje mba ndi gukumira ibisambo biza bigatuma izina ry'Imana rijyaho icyasha bikeneye ngo bije gukora ngo gushaka amavi n'ibindi yego no kugira ngo bazamuke man YouTube ni umugisha YouTube ni ugukora YouTube ni uguhatana ahubwo wowe uri n'umusaza wabugiye kwiruka ku muhanda kubera yuko utangiye kuza ukanga ngo uri umushinge uzi nini uzinduwa bagiye kuzana ironda karere hano kuri YouTube wabwo ribi gufata ribu ndabatungira urutoki kuri Salomo n'igisambo nivuga ko yararanye divine uhite mukora iperereza ribu y'akarere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata wa jari ubwo ni jari ni Gatsata ni mujiji ni jari ari Karuruma yego nyine nese ku murenge ntihari ribu wa Gatsata ariko ni hariya ni muri jari hariya ni muri jari yego nyine ribu ya jari ribu y'akarere ka Gasabo umurenge wa jari sibyo ubwo itangira ifate mugende ku kinyamakuru cyitwa Salomo cyari na gito cyane icyo kinyamakuru mukureho nimero y'uwo muntu cyangwa se ni munabishaka mu muntu yego urundi nje nimero se nuzifite ribu baba bafite nimero zanjye hose uyu mwana ndagira ngo mubatu kuko yakoreye witwa Divine Hohotero yaje nze mbumvisha amajwi noneho kubera ko yakoze cya kintu bavuga ngo umuswa wigerereje iki ibuye ubundi wewe Salomo utumye nza kukuvugaho kandi rwose ntajya mvuga ku bana nka yego ariko ko witatse ngo uri umushi ngo ni umushi wa kabiri mbonye ubaye ikigoryi ariko umushi wa mbere wabaye ikigoryi ninde papa bitangaza buriya abashi bararumbije aho bagira papa bitangaza akabavukamo urumva aho papa bitangaza bavukamo uri kubyumva neza yego ndi kubyumva uranyumva neza ndi kubyumva neza rwose abaye umushi wa kanga wa kabiri w'ikigoryi uwa mbere ni papa bitangaza wabaye ikigoryi wa kabiri ni Salomo nawe ubaye iki ukigoryi man ni ikibazo gikomeye cyane kabiri rero uyu Salomo yego ubwo ngewe na Kariza twagendaga Kariza naramubwiye tujye kureba Divine yego genda shaka kubariza ibibazo bari gukora ikiganiro bavuga ko wamushutse muri uko kumushuka yego ndagira ngo ubwire abanyarwanda ukuntu wagize ute wamushutse Kariza arambwira uti tugende turabatungura ngiye kugeraho mpamagara Divine ambwira ko adahari yego amaze kumbwira ko adahari biza kurangira uyu witwa Divine ambwiye ko ari ahantu hafi aho muri Bugesera yego amajwi ndayafite urumva yego uyu witwa Divine rero ikintu cyaje kumubaho ni iki yego nagiye kubona mbona tugezeyo muri uko kugerayo yego dusanga uwitwa Divine ntahari ariko dusanga hariyo izindi politike nyinshi bagiriye papa we muri uko kugira inama papa we biza kurangira yego papa watwimye ikiganiro Kariza aravuga utese muze ko kuranyima ikiganiro ntago ibiganiro byose twakoze hari ikibazo nagiranye nawe uti hoya uti nge ntabyo mfite byo kugira ute byo kuvuga yego urabyumva neza yego noneho uyu nguyu abaturanyi baravuga utese muze ni iki wahawe gishobora gutuma Kariza umwima ikiganiro basi ngo unamusobanure niba umwana wawe yaravuze ko amushuka ariko ubwo umenye ko diru zose ziri inyuma ya Sirasi yafashe Salomo atangira kumukoresha avuga uti weho Salomo fata Divine umwibikeho ujye umurongora noneho ahubwo ngewe icyasha ntabwo kizongera kumvaho nzaguha ibi n'ibi uretse gatoya harya
Divine yagiye kwa Salomo Sirasi atari muri ya minsi yo kujurirwa ra? Oya. Divine yagiye kwa Salomo ejo bundi rwose. Twebwe twagiyeyo. Twebwe twagiyeyo dusanga. Yego. Dusanga uwitwa Divine yaraye agiye. Yagiye kwande? Kwa Nuzi. Kwa Salomo. Ibyo birangiye rero. Kuba Divine yari yagiye kwa Salomo. Yego. Ariko twe ntitwari tubizi. Njyewe naganiriye na mukuru wa Divine. Arambwira uti Divine yajyanye. Yahamagawe n'umugabo we. Yego. Ngo bajye guhurira i Kigali. Ntago rero mwamubona. Yego. Ikintu cyaje kubaho niki. Njyewe nahamagaye Divine. Kiyongera kudufata aradukura. Bigaragare ko witwa Salomo na Sirasi bashutse Divine. Bamushyiramo n'ibitekerezo byo kwanga Kariza. Ariko ndaje nze mvaho ubwino. Ahubwo mu kiganiro Divine yakoze yavuze ko yabonye akazi. Ako kazi rero uwitwa Sirasi yari yemeye 150. Agomba kubanza guha Divine. Yarayamuhaye? Ntayo yamuhaye. Message dufite ni 150 ni 51. Ibyo 51 rero byoherejwe Salomo, ahubwo sinzi nimba Divine yarayaha. Uvuga ni ukuri? Ampaye inka databuja ndanze nkutemi amakuru wagiye wemera. Rero uyu mwana Salomo ko namugiye watuma ngiye mpamagara Divine. Uretse gatoya ngereka mbanze ntemo kambanze mbaho umurongo mwiza. Uyu Salomo yamaranye Divine Mr. Abiwe kandi Salomo ntabana n'umugore. Kandi Divine ko amakuru mfite nuko Divine ivugira ko yaba ngo afite umugore. Salomo ngo afite umugore. Kandi ubwo nyine ari Divine. Ariko si byo uvuga ni ukuri. Ariko se reka mbanze niteremwe iki amajwi. Ko numva se Divine yaba yaragurishijwe cyangwa ni ukugurishwa cyangwa no guhana mama pass. Genda ndashaka kubwira abanyarwanda banyumve neza. Niye mpamvu Divine yaharabitse Sirasi ko yamuteye inda. Hanyuma Sirasi agahinduka umwere. Inkiko ntizikurikirane Divine ngo Sirasi abone ubutabera bwa nyabwo. Kugezaho noneho Kariza wafashije Divine ahinduka umurozi agahinduka icyasha. Ahinduka umuntu wariye intwerano za Divine. Yewe naperereje nsanga Kariza abantu bose bamwohereje amafaranga. Yagiye abika ibyo bizibiti. Yego. Urumva? Nimba bavuze uti jya gufasha Divine. Yego. Ngo uwitwa Kariza afite ibizibiti by'amafaranga yaba yarakiriye mwifashwa rya Divine. Yego. Kugeza ubu ikibazo ngo Sirasi afite ni umwana wa Divine witwa Kariza. Ngo iryo zina ryavaho rite? Reka da niyo diru rero iki kimahuro. Yego. Nako mumbari. Ni ikimahuro. Ni ikimahuro ikintu buriya kiba kidafite ubwenge. Yego. Abari ikimahuro. Ni ikimahuro. Umva wa kimahuro cyagiye. Yego. Gikora diru nabi. Ngo cyo cyashakaga ko duhura kikadusiga n'ibirozi sha. Uyu nguyu uba mu gashyushya cya Salomo. Cya Salomo. Noneho gihamagara Kariza, gihamagaye Kariza twagiye guhura nacyo. Kariza barwaye umutwe ndavuga iti tonde iki kintu gifite ibizima. Nashakaga kuduhubika kugira ngo ahari wenda tuvuge ibyo dushaka. Umunsi mwagombaga guhura. Nacyo guti impanuka ujya Nyabugo gutega iki gihara twari turi buhurire. Aho kuri location y'impanuro. Kiragenda kiratega ngiyoboraho gitega ngenda gumya ndiryamira. Kariza ahubwo turi he ngutega arambwira uti nanagagaye. Urumva? Ahubwo uti cya kijyamaro gifite imizima ahubwo buretse kitayiduteza tugasara. Yego. Tuba turagikwete. Kariza uti mbwira Kariza uti mubwire ko hari gahunda itumye utaboneka. Ndakibwira uti sinakora Kariza atagize ute adahari. Yego. Urumva? Noneho kamubaza waba uri kuri diru ya Sirasi uri kuyinganiza wa kimahuro. Tekinolojiya. Weho ndimo. Yego. Sindi coding shandi kwakira makuru y'ukuntu muri kubindikirana abantu Sirasi Divine sha. Uriya mwana agomba abona ubutabera bwuzuye. Muri makumurara muri kumusimbura naho sha. Muri umwa muhundi sha.
yarambwiye ngo naramuvuze ndabuti mwana wa mama sindakuvuga. Salomo ni umugome kuko karakana ukuntu kamaze iminsi. Nawe reka nkugaye izina ufite mu Rwanda agaciro Imana yaguhaye ntago wakinisha idiru imbobo nk'iri ya Salomo. Salomo urabona yagukinira diru. Salomo yemereye Divine telefone nayo yigeze amuha. Salomo yemereye Divine amafaranga nayo yigeze amuha. Salomo yajyanye Divine we mu rugo arara murongora iminsi 5 yose yatikuitiku ntangire rero amajwi twagiye ku majwi. Mu byago birinda no mu byorezo imiryango ifite yirinda iki kigabo cyitwa Salomo ise wa Divine ndetse na Silas yego ahita boroka Salomo kuko ameze nk'inzoka. Inzoka ni nziza ubwo ameze nk'iki boro rwitwa igitera. Igitera ubwo nutukanye Justin oya nakwibizo nazo ni inyamaswa kandi ni nziza nta shusho urumva yego ndi kumwe bonye aka message ngira ngo sha kugira ngo nakamo musha yego sha ariko nsanga ngo ni mo cash nsanga ngo ni mo cash. Wibuke ko iyo telefone idacometse ariko yego uyicomeke kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza yego hanyuma rero yego urumva Silas nsanga yahaye abandi banyamakuru ikiganiro yego bita numva nta nkuru nanjye ngiye gukora kuko urumva yashatse kumpa inkuru ariko ntaga yimpaye bita njya kwirebera Helena mbajaje amakuru nsanga araho hafi ku Gahembe ndagenda ndeba Helena ariko ukurikije uko inkuru zigiye zihita zinaza ni ikimenyetso kigaragaza ko uwitwa Silas ibintu byose yakoze byari birimo amanyanga. Yego ushingiye kuki ubwo turi gukwega kwa ngo nerekeze noneho Bugesera urumva turi gukwega kugira ngo nerekeze Bugesera yego nimara kwerekeza Bugesera vuga impamvu yatumye nanajyayo yego urumva uyu rero witwa Silas Nzabahayo yego ibya Yesu ni ku murongo ndakubwiza ukuri ubu nje kubahereza amanyanga ye ibinyoma bye afese kandi ubutiriganya bwe ubutindi kandi ari umwe ndaje nze njyewe ngiye kuba ibyahishuwe byo muri YouTube. Ibyahishuwe ubu ndi ibyahishuwe Revera Pasteur Justin. Yego ibyahishuwe ngiye kuba bya bindi twari tuzi muri Bibiliya ubu twabizanye kuri social media kuri YouTube abantu bose bamenye uko Justin yitwa ibyahishuwe. Twagiye ariko rero nawe uzambora dore mwatumye jondi nsokana imyuko nkubita ngo abagore barya aba diaspora mbabeshyera none abagore bahanye kandi nikundira abagore ubu ngubu koko murabona mwarangiye Resa niba none se ariko uwo mwandiko tuzawugarukaho uriya mwandiko ngiye sinawugarukaho wantera umwaka ubu nabanga baravuga ngo ntukarwane n'umugore yego urumva none we warwanye n'iki abagore babandi bakubise imyuko bakubise imyuko ngo uko bari amafaranga y'abagabo nzavuga ko mwancutse ndakurahiye nzavuga nti mwarancutse je niko nzabivuga ko ntago nabyemera ntago wabyemera urumva mwe muba muncuka yego
mbo twagiye yego Sirasi rero turi kumwe ubwo twinjiye mu byahishuwe ubu twinjiye mu byashuwe byahishuwe uyu Sirasi ubwo yafatwaga urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda yego rwatangaje ko rwafashe umuhanzi witwa Nzabahayo Sirasi yego uzwi ku izina rya Yesu ibya Yesu ni ku murongo ibyo ngibyo urabyumva cyane cyane rwose 5 kwa 5 igihe yego kiba kiratangaje kivuga ko yego gishingiye kuri statement RIB yari isohoye yego cemeza ayo makuru ko witwa Nzabahayo ibya Yesu ni ku murongo yatawe muri yombi yego akekwaho gusambanya umwana utujuje imyaka kabiri umwana akaba yaratewe inda ari we witwa nde Divine uyu Divine njyewe nese mbabambere ndirukanka utera y'agatebe njya kureba Sirasi ibya Yesu ni ku murongo kuri station ya RIB yego iri mu karere yego ka Bugesera mu murenge wa Nyamata ugerayo ngerayo byari hagati ya saa moya na saa mbiri z'ijoro yego tubonana na Sirasi kandekera aho ngaho yego uyu witwa Sirasi twaje kubona mu nkiko mwagiye mubibona yego ni umwe mu bagabo bafunzwe barareze divorce ni umwe mu bagabo bafunguwe bahita bahabwa divorce ariko divorce bigaragara ko ibyo Sirasi yaregaga ashaka yaratsinzwe bese yabaye nka bimwe uharyo wa mwami washakaga yashaka kubambana rero nuza Morodekayi siyo bari bagiye kubamba Sirasi rero Sirasi yabaye Hamani naba Morodekayi ikizana nago yahawe divorce ibyo yashakaga babyihereye Helena Sirasi yashakaga abana kugira ngo Helena ngo ajye amuha 100 bya buri kwezi hafe se ureze Sirasi yabaye umugore kandi unyumvire nawe waya Sirasi urukiko aricyo dukundira n'ubutabera bwacu bw'igihugu yego buritegereza busanga ibyo Helena yaregwaga gutabana uyu witwa Helena yaregwaga n'ubusambanyi uyu witwa Helena yaregwaga no guturuka yego ariko urukiko rusuzumye neza mba numva nashishikajwe nuko wenda Sirasi yasubira nko uyu munsi ubuzima bayemo gusa prayinga abagore Divine na Jeanne biramugoye ibitaramo nibigihari kuri umuntu wafunzwe aba yarahombye ibintu byinshi yego urumva baranamwibye Sirasi kuri mfite nuko Divine uyu munsi wa none ngo yicujije yavuye no kwa Salomo bahereza ijwi mutazaho nakuye we nje ko mba mfitega witonde we wewe Salomo IQ yawe na Sirasi yamaze kurongora Divine amaze kumwegeka ku gikuta yamaze kumuhaga arangije yohereza nde Divine ubu yasubiye iwabo niyo makuru njyewe mfite cyamwikurijemo sha za Nyabingi yego sha n'inzembe sha atumashwana na Kariza Kariza ubundi Divine wa mwana we nubwo iwanya ari impunzi ko mwagize amahirwe mukabona akazu niyo kaba kadafite inzugi yego rwose nta nzugi gafite urugi rumwe binjiriramo umuntu n'abareba